neza muri yo nyange niko nawe bakabukira inyange ko cyane bankabukire rwose bankagemo ukihagera ntukene n'ibindi bintu inyange nibanze hagera uraganira wireba nari abananira mu kabari akabati icyaka kinsinza hakandi aribwo cyinjiranye. hanyuma ya ngingo twaganiragaho abantu baduhaye ingingo y'amategeko batubwira ko perezida wa repubulika uri ku butegetsi akomeza gukora kugeza igihe umusimbura atangiriye imirimo n'ingingo y'105 muri icyo gihe ariko ntiyemerewe gukora ibi bikurikira bimwe Rigani yavugaga ntiyemerewe gutangiza intambara kwemeza ibihe bidasanzwe cyangwa by'amage gukoresha itora rya referendum nibyo batemerewe nibyo hari akantu nakabonye akantu mu Bwongereza ariko biranumvikana nubwo icyo gihe itegeko nshinga n'ubundi ntabwo ntiyemerewe kurivugurura inshingano ze ziba limite. hanyuma kwizigira ndashaka gutera icyotezo abantu bo mu burasirazuba buri kintu mbemere kuzamura impano z'abakiri bato. ejo bundi bo twavugaga ntirenganya witabye Imana tuvuga abakinnyi yazamuye barimo baruboneka ariko nk'ubu aho bita igahini hateganyijwe igikorwa cyo gufata abana mu byiciro bitatu abatanye imyaka 13 15 ndetse na 11 iyi fondation bita Rafiki Football Foundation niyo umuntu witwa Rafiki ubwo ni biba bita Rafiki ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi nibwo iki gikorwa giteganyijwe kizamara iminsi 3 batoranya impano batoranya izo mpano. navuze rero bano bataramu bafite inshingano zo gushakisha uburyo izi impano zitazimira. bati hari abana bazi umupira reka tubahurize hamwe nepo babe bakina ruvuga ngo ari umuntu ubuze umupira akabura ahantu ashaka kwigaragariza. ubwo rero n'ababyeyi ngo barabyumva cyane bazasohokana bazabari gahini bajyana abana hano ku murenge bana ariko mwabagabo muzagira amafaranga turi muri weekend n'ubundi tujye tunigana kuri utu tuntu gatoya mbere ko twinjira mu kiganiro muzagira amafaranga. numvise ubukwe bw'umukobwa w'umukire papa we ni umukire ni umwe mu bakire 12 beza bakize ku isi ni umukire wa 12. uwo mukire agiye gukorera ubukwe umukobwa we bumara iminsi 3 ariko ikintu gitangaje ntimuzi ko twese Justin Bieber tumwemera cyane. urabona ko abundi kuri stage babanza habanda ground niwe uzabanza gukubura ikibuga umunsi wa mbere Justin Bieber urumva ati banza wahanyure mbere yuko bansace mbere ko azi byamamare urumva Justin Bieber umunsi wa mbere umunsi wa kabiri Rihanna twese nitumwemera nawe ntabwo ari we muhanzi mukuru nabazaza gushyira icyo bita ice on the cake azakubura ikibuga nazakubura ikibuga. ariko umuhanzi wa gatatu umukire yatumiye n'umukobwa we yitwa Adele wa Mwongereza akazi uririmba yavuze ati niwe nshaka avuga ati niwe nshaka ifaranga ari musema oya ari kubisese ko horoha nako kanya yes urubuga rw'imikino rwacu rwo kuri uyu wa gatandatu reka tuganire ku ikipe ya APR Football Club iri muri Sekafa Kagame Cup irabera mu gihugu cya Tanzania. ikipe ya APR Football Club ikaba yaratomboye itsinda rya gatatu mu itsinda rya gatatu. ikipe ya APR muri groupe C iri kumwe n'ikipe ya El Merreikh yo muri Sudani y'Epfo iri kumwe na Sport Club Villa yo mu gihugu cya Uganda ndetse na Singida Big Star. ku munsi w'ejo Singida Black Stars ku munsi w'ejo harategerejwe umukino wa kabiri. umukino wa mbere APR yabitwayemo neza cyane itsinda Singida Black Stars igitego 1-0 cyatsinzwe na Victor Mboma Chukwemeka. ku munsi w'ejo harategerejwe gukina n'ikipe ya El Merreikh yo muri Sudani y'Epfo. abantu n'ubundi bari biteze ko APR uyu mukino yari favori kuba yawutsinda ndetse kubera ko iyi kipe ya El Merreikh ni mu nyibutse k'akantu k'inyuma Binsio
Bentiu yo muri Sudani y'Epfo. Nta muntu ntago ari ikipe isanzwe imenyerewe, tumenyereye amakipe menshi ariko ntago ari ikipe isanzwe imenyereye. Niyo mpamvu abantu bumvaga n'ubundi be-expectinga ko ikipe ya APR ribuze gutsinda umukino, yanawutsinze n'ibyo igitego kimwe ku busa. Ariko icyo abantu bibaza ni hakinnye bande, ese kuki ibitego bitabaye byinshi muri uyu mukino? Abantu benshi bari biteze ko umutoza Novic aza guhindura wenda line-up yari yakoresheje ku mukino wa mbere, akaba yakora introduction y'abantu bakinnyi bashya bazanye barimo abanyamahanga, ariko umutoza ntabwo rwose yigeze ahindura liste y'abakinnyi bakinnye ku mukino wa mbere bakina n'ikipe ya Singida Black Stars, kubera ko mu izamu n'ubundi yari Pavel Nzira, hanyuma iburyo yakoresha Gilbert Kagege, ibumoso n'ubundi yari Capitaine Claude, muri axe central yari Yunus ndetse na Clement, hanyuma mu kibuga hagati n'ubundi yari Tadeo Ruwanga, Claude Tadeo Ruwanga, Ramazan ndetse na Ruboneka. Imbere ari Mugisha uruhande rumwe, urundi Dushimana Olivier umusore bavanye mu kipe ya Bugesera, batakisha Victor Mbawoma Cukwemeka. Ntabwo rwose yigeze akora impinduka nimwe, wenda abantu bibazaga ko ari ukuntu yabonye urwego rw'abo bakinnyi ashaka kubashyiramo, ariko n'ubundi yizeye abakinnyi bari bamuhaye amanota 3 ku mukino wa mbere. Ikipe ya APR rero urebye uburyo bakinaga bitandukanye ku mukino wa mbere, kubera ko umukino wa mbere ubonye ko bastragorinze cyane iminota 90, ariko nijoro wenda bigendanye na defense bakinaga ikipe ya Emelec ubonaga hasi cyane, ikipe itera mu izamu, nta shot on target rimwe bigize bakora mu minota 90. Birumvikana ko APR yari yayinize cyane, ahubwo ikipe ya APR ubonye ko yahushije uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego, ubonaga rwose iri mu mukino neza, wenda nubwo ushyira mu izamu bitakundaga, ariko ubonaga n'abasore ba Olivier, uyu musore w'umuhanga cyane, dushima Imana umaze gusa naho yafashe umwanya wo kwitonda Rebecca rwose. Birasa naho umutoza ashyigikiye ko Olivier yakina imbere ya Baka, kubera ko we iyo ari iburyo, urumva Baka yakina hari iburyo, kubera ko ari imoso, hari ukuntu iyo afunze baro ahita ashaka kureba hagati cyangwa se agatanga pass, ariko asa naho ayicisha inyuma y'abadefanseri. Ariko Olivier avuga ko akinisha indyo, ashaka kweremerana yanyo ye agapenetra akagera muri box, akaba yatanga pass noneho yamaze kwegera barutayizamu cyangwa se n'abakinnyi agomba guhereza. Nibo ubona umutoza ashaka kumushyigikira. Hanyuma nakunze urwego rw'umwana bita Gilbert, umwana ukina kuri kabiri rwose. APR yatakaje Omborenga, wenda ntabwo twavuga ko urwego rumwe, ariko uyu musore imikino 2 amaze gukina ndetse no gushyira mu mukino bakinnye n'ikipe ya Sport mu mahoro, ubona ko ari umwana uri pose cyane, wenda bamushinja kuba agira poor defense, ariko mu rwego rwo kwataka ko n'umuvugo mukanye Barone Po Gilbert hejuru. Uyu musore byo navuga ko APR ishobora kuzamubonamo ibisubizo byo gusimbura Omborenga Fitina, koko ndabyibuka ajya no kuva mu ikipe ya APR asubiye agiye muri Marine, hajemo akadepa, kuko abantu bagiye bakurikirana neza ikipe ya APR. Uyu mwana baramubonye muri cya gihe agirirwaga icyizere akazamuka, abonaga ko akina kabiri, mu gihe azamutse arabikora neza, mu gihe adefanda arabikora neza. Uri ikindi cye nawe afite ya karita, ashobora kwinjira muri box yabona umwanya akaba yatera mu izamu. Kuri iki kintu cyo kuvuga ngo dushime Imana Olivier, hari ikintu nabonye muri iyi mikino 3 umutoza w'ikipe ya APR Darko Novic navuga ko yari yarakinnye. Dufate match yo mu mahoro, bakina na Rayon Sport, nyuma bakina n'ikipe ya Polisi, no kuri match no kuri Polisi, kuri match ya Polisi ningi ya mbere ni ya kabiri. Iyo urebye kwitonda Rebecca n'uburyo akoresha uyu musore muzungu, hari ukuntu ubona ashaka muzungu mu kuvuga ngo wowe uko ukina 7 ndifuza ko ujya umera nk'ukina n'ubundi kabiri wazamuka ugatera santre, kuko uzarebe niyo muzungu ageze hari nta byinshi akora. Reka cyane bya kwitonda Rebecca ashobora gufata umupira akabanza akakwerimina, agashaka uburyo nawe aza kugarura umupira hagati nk'uko Eberi yabivugaga, cyangwa se akabona gushota nako gutera santre. Oya, waravuga ati we muzungu, niba wakiriye umupira usunika 1-2 uhindure santre mu buryo bwo gukoresha uyu mwataka Victor Mbawoma. Turabizi twese ko Victor Mbawoma ntabwo yaza muri open play ngo mukinane muhere hagati mugene mwubaka mugere mu izamu. Oya, nawe ni umuntu uri hariya muri boxing nk'umunetsi, ategereza ko umupira uza kuboneka, wenda ku mutwe se ya mipira bakavinga ikazi wenda akaza kwiba umugona ba defenseur, kuko arabizi akaza gutsinda igitego. Ubona ari cyo kintu witwa muzungu ari kurusha kwitonda Rebecca, ko Baka tumuzi nk'umukinnyi, niba akinnye
kuri karindwi si ikibazo kwenda kuba yakinisha imoso akina karindwi niyo football moderne yego kuba noneho we uri kuri uwo mwanya umutoza gukeneyemo iki yego ni tactique z'umutoza urazumva neza hanyuma ariga icyo abantu bibaza baribaza ese ntabwo arimo aratinda gukora introduction y'abakinnyi bashya APR yaguze nyuma y'imikino 3 kuba nuba atarabagira icyizere cyo kubanza mu kibuga cyangwa ngo abahe iminota myinshi ihagije ntabwo arimo aratinda cyangwa niko n'ubundi bikorwa bisobanura mu buryo bwa kinyamupira mu buryo buri tekinike ntago yahita bashyira mu kibuga birasobanurwa muri ubu buryo ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya ni uko ekipe umutoza iyo ayijemo uko biri kose aba yubaha anemera ko hari ibyo mugenzi we yatozaga bifite yasize akoze bifite uburyo byafashe ekipe nyine gutwara ibyo yatwaye twibukiranye ko APR ifite shampiyona ibyo arabizi yuko rero bayitwaye badatsinzwe kandi azi ko groupe yari ihari abenshi majorite niba ari nyine turi kubona abakino usibye wenda kubona muzungu wafashe umwanya mpaka nk'uko yarabivuze kagiye wafashe Ombolenga ariko Ombolenga nyine ntahari yaragurishijwe undi mukinnyi usa n'uri guhabwa umwanya se ninde mu bashya sabo se nabo niyo kuruwari bahinduye gusa nabo nujya kureba abakinnyi n'abakinnyi navuga ngo bafite icyo kintu cyo kuba ari aba league proven player n'abakinnyi bari bamenyere shampiyona yacu hano mu Rwanda navuga ngo basanzwe bahora n'abo muri APR bo kubera no kugurwa mbere reka bivuge gutyo banakozeho n'itwitozo za Shirongi Muziko APR bakozeho imyitozo bari muri phase ya recruitment abenshi bakaza abandi bamaze hafi y'icyumweru bari gukorana imyitozo so yango muzungu murabizi ko ku munsi wa Rayon Sport yarahari no Gilbert ni bikwereka igihe bamaze nyine muri APR ndavuga ya match yari yo mu mahoro y'umuhoro mu mahoro kuki rero atihutira guhindura icyo ni icyambere hanyuma uze no gusobanura ejo bundi aratangira imikino ya Champions League yego abakinnyi icyo yabaguriye nta yindi mikino myinshi afite imbere yego ikintu cya mbere gituma atihutira guhindura aba bakinnyi bashya abenshi ntabwo bahise bakora imyitozo mu club bari kuvamo ahubwo bari muri icyo gihe cyo kwitegura amatransfer bazana mu Rwanda bivuga ngo ku mubiri w'umukinnyi kumuterura ugahita umuhereza iminota 90 atari yagira imyitozo ihagije ashobora kugira amadeshirire akaba yagira ibibazo umubiri w'umuntu urategurwa ugashyuha ukitegurira icyo gikorwa runaka cyo gukinana izo mbaraga habaho kubanza gukangura imitsi nyine kwikangura rero n'imyitozo ikorwa gahoro kugeza ugeze ku rwego none rwo gukina iyo ni impamvu ya mbere tekinike iya kabiri abakinnyi bamenyeranye bafitanye icyitwa automatisme ubwumvane mu buryo bw'imikinire ku buryo ugenda ushyiramo abandi gahoro ariko ugomba kubanza kubaha icyo kintu cy'ihame ry'uko ekipe ntabwo ipfa guhita ihindurwa yose kuko niba uri gukora buri icyo umutoza ashyira muri ekipe ni uguplantamo icyo bita filozofi yawe filozofi buri umutoza ntabwo ari ugukina ni ibitekerezo abantu bakina yego ntabwo ubu bigisha mwakinaga ibi nk'uko Repo yarabivuze ariko noneho ndashaka ko wingi zanjye zikina ibi yego mwakinaga ibi ariko ndashaka ko muzajya noneho mwataka mudaca wenda mu mpande muciye hagati mu kibuga wenda mwakinaga imipira miremire ariko ndashaka ko dukina imipira migufi ariko ntaragira igihe gihagije cy'uko ibyo bintu yabyigisha ngo bijyane muri competition niyo mpamvu asa n'uwemera ko ibyari bihari bikorwa ariko akagenda abihindura gahoro hari ikibazo warumbajije ese ko Champions League yegereje bakaba baguriye barabayegereje cyane ejo bo ntabwo yegereje ntihagikirimo ukwezira none se ukwezi bazakina yemye ukwezi urumva ikintu cyiza cya mbere mugomba kumenya Sekafa nirangira bazagira igihe noneho cy'imyitozo igihe cy'imyitozo nibwo noneho utangira noneho kwigisha kuko umutoza agira igihe cyitwa noneho kwigisha yego kwigisha ni kuri yajya no kuri drawing board agashushanya neza akabereka
akajya umuco bita gutanga amasomo buriya bagira n'uburyo bajya muri sale akicara agakora agashyira kuri projecteur ibintu akabereka mu mamaci reba ibi byagenze gutya video ibi byagenze gutya we Ramte wagomba gutanga umupira gutya ndashaka ko bigenda gutya ejo bagasura mu myitozo kamwe ati icyo kintu narakikubujije kuki wongeye kugikora none icyo gihe uko agenda bigisha anabaha imyitozo banagira utumaci hagati yabo nibwo agenda areba babandi bari kugira execution cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo ari kubigisha mu buryo bwihuse hanyuma noneho bagatangira kujya mu kibuga bitanavuze ko abakinnyi b'abanyamahanga baguzwe bagomba kuzajya mu kibuga nabo bazigishwa kimwe n'abandi urashobora kubona nk'uriya musore twabonye atsinze igitego Mamadou Sia niba ari Mamadou Sia arashobora kuza ukabona Mbawoma abaye mwiza kumurusha akagumishamo Mbawoma urashobora kubona uwitwa wenda Aryune Soane atinze kwakira ibyo umutoza atoza ukabona back defense ye cyangwa se bariya center back abe bombi nta numwe akuyemo Yunus na Clement arabagumanye hari ikintu rero abantu ahubwo bakunda ikiremwa muntu cyose yego iyo kibwiye ko hari ibintu bishya kibagirwa n'ibyiza cyari gifite kikumva gishaka ibyo bishya ku buryo n'Imana kuko izi ukuntu yaturemye yarabanje bitegura abanyayisiraheli kandi bakoreye ikintu cya hatari yego ati ndabambukije ntimuzibagirwe n'abanyapolitike barabikubwira nyakubahwa perezida wa repubulika umukandida wa RPF abidusuramo kenshi yego mujye mumenya amateka y'igihugu cyanyu cyavuye yego ejo bundi mutazagera imbere mukabyibagirwa bikagaruka n'umunyarwanda afite umugani uvuga ngo ntuzabone itamba ngo y'umugore wambaye dore rero ikintu gihari kumva ko abantu baguzwe abantu bahita bavuga ngo oya muduha abantu bacu uwo barafinda turamuzi mumukuremo ariko umutoza ashobora kuba akibona izo karite muri ruboneka wayi yego muri barafinda ashobora kuba akizibona wayi barafinda amukoreye igitego ejo bundi kidasanzwe kuri match ya polisi yego deja ntarabona impamvu yo kumukura mu kibuga why should I have to outfield him why ndamukuriramo iki konsinya muha arazikora igitego aragikora assist aba yavuye hanze nubwo atayitanze muri iminsi ya Sekafa ariko arimo aramara amakipe arimo ku ruhande rw'abayihuta yanagize match nziza nimugoroba yego nyine why ndamusohora gute biba bisaba ngo rero babanze bakora imyitozo wa wundi wenda wibugurwe ko mfite amakuru ubwo kandi turaje tuyajyemo ko muri no weekend apel ushaka kumanura abawinga babiri turaza kubijyamo nyirizina yego ni umwanya wundi ubu turi muri match tuzajya muri transfer nabo mu kanya icyo gihe nibaza bagakora azabona ati ibintu twigishwa muri Hasara batubwiye iyo tugeze mu myitozo yo dukoze amakipe abiri 11 yego uyu muwinga uburyo abayinjira ukuntu umutoza bivuga none coach anatoza icyo gihe anahagarika anakosora anaberekera iyo avuze ati ndashaka umuwinga ufata baro agacenga kinjira agafurapa kandi babyiza gufapa mu mupira ushotera wenda muri metero 10 wegereye izamu sinshaka wenda umuntu ushotera kuri mutera hejuru ntihazi nkubawe muri Nigeria igafata baro eshatenye izisingira neza yerimina yinjira ishotera muri metero 10 ibishyira mu izamu barafinda azaba bibona iyo kipe nibyo hari akantu gato ngiye kongeraho kuri ibi rigana afuze hari uburyo nge mbibona hari ikintu avuze cyo nanjye nemera uyu mutoza yabanje kugira igihe cyo gufata aba bakinnyi basanzwe nibyo umutoza wese arabikora buriya na information zimwe umutoza akenera iyo ageze muri ekipe ni ukumenya situation ya ekipe yari isanzwe nawe akagira igihe cyo kuyifata iyo ekipe akareba uburyo ashungura ariko hari ikintu ntemeranyaho gato na rigana ku mutoza nibyo wafashe match imwe ebyiri ariko twibukiranye mpere ku mudefanse n'urugero nka Yuniswane ndaza kubihuza n'ikintu avuze cya nyuma kinashoboka uyu munsi umutoza araje asanze abakinnyi hari nabo mumuzaniye introduction yayikora ariko mu gihe hashobora no kuba yashima performance abasanzwe ashaka kudahindura kuko iyo urebye uyu munsi ari Yuniswane ni umukinnyi utamaze iminsi mike muri APR ni umwe mu baje mbere nako ni nayo waje mbere yaje mbere imyitozo twumva ko yayitangiye mbere
kandi mu by'umutoza agomba kubara nk'uko wabibajije Rigani, harimo ikintu cyo kuvuga ngo ni Sekafa, ariko hari imikino iri imbere ariyo CAF Champions League. Sinzagira igihe cyo kubona indi mikino myinshi cyane kuko nyuma yo kuva hariya harimo imyitozo nk'uko Rigani yabivugaga, hakazamo wenda match ya Simba Day na Yanga nibikunda nk'uko na chairman yabivuze. Ubwo rero niyo bidakunda tubare muri South Africa tukagiye gukinira ku Mugani Toyota Cup, wabari Sekafa ukabara Simba na match ya Simba na Super Coupe bazashyira muri equipe ya polisi. Izo match si nyinshi, reka ku kintu kimwe nakunze yatangaje uyo mu defenseur Clement nyamwara mwumvisha yagarutse ku kintu cy'ikibazo APR yahuye nacyo ubushize bakunda guhura nacyo cyo kutamenyerana, kuko n'umuntu match ya Pyramide burari ikintu yakaba yarigishije APR. Uyu munsi kimwe mu binagora ama equipe yacu hano mu Rwanda iyo agiye mu mikino nyafrika, aya ma equipe duhura nayo sibye kuba akomeye ntabwo ahindagurika mu mwaka, baba bafite ikintu tuvuga hari ibyo twubatse abandi baza ni bake. Iyo ufite abakinnyi nk'umunani kuri 11 babanzagamo uri buhinduremo batatu, babandi bandi ntibibagora mu buryo bwo kwinjira muri system, mu mishinire no kumenyerana na bagenzi babo. Uyu munsi turavuga APR itararangiza isoko, ishobora kongeramo abawinga babiri. Dusanzwe tuziranye ku rwego rw'abakinnyi bacu. Uyu munsi ni imikino ya Sekafa bamaze gukina, ntabwo ari imikino nge napimiraho urwego rwa APR igiye gukina iyi mikino nyafrika, igiye guhura n'izindi ekipe zo ku rundi rwego. Kubera iki? Iyi kipe yo muri Sudan yabivuze neza, yibera do statistique shot on target zero shot on target, kona imwe ishot rigana hanze naryo ni rimwe. Nujya kureba kuri ya ekipe twavugaga Singida Black Stars, ni ekipe ku mugoroba ngira ngo twayibonye aho umutoza Patrick Osems Uchebe yavugaga ko ari buze nono yataka, kuko hari ikintu kimwe bamubaje abanyamakuru akina match ya mbere ko match ya APR bisa nkaho wakinaga harimo kugarira. Nawe wamwumva nk'umutoza mushya, hari ukubanza kiga adversaire, hari uburyo ari gupanga ibintu byo ko yabitangaje na kare. Aravuga ati njenje muri iyi mikino nka pre-season nko gutegura equipe sinje gutwara igikombe, ariko wareba na Singida ukabona si ikipe yanapfa gutwara iki gikombe. Tubwizanyije ukuri ku mugoroba mu gihe yavuze ngo ararekura iminota yatekereje kurekura byagiye mu byiruka, bivuga ngo nayo si ikipe twapimira urwego rwa APR. Abakinnyi benshi bashya, yego icyo ndacyemera, buriya nawe ari kugenda introduce abakinnyi bashya, ariko ku ikipe ya APR uyu munsi nibyo uzakoresha imyitozo. Ese match ya Super Coupe niyo uzashyiraho umukinnyi umusabe wenda kuba yagwa resultat, ibyo nabyo tubire kuko amaze iminsi bakora imyitozo. Hari n'ikintu cy'uko aho bari ni nacyo twishimiraga kuri ku isoko APR yakoze, tuvuga tutaho bari barakinaga, hari urwego baje bariho. None ese ni refera ku mugoroba byanteye kujya kwibaza mu kibazo ari kwitegura ati icyo nacyo wenda wakireba, nubwo abakinnyi ashobora kuza wenda umutoza akavuga ati umutoza wese agira strategies. Ku mugoroba ku ikipe ya Azam yakinaga n'ikipe ya Zimamoto, buri uzanarebe muri pre-season kenshi cyangwa se mu gutegura equipe, umutoza na introduction y'abakinnyi agenda yikora ku ma equipe. Navuga ko uhera ku ikipe nto wenda ukazagenda uzamuka urwego kugera noneho witegurira kuri bya equipe binini na mikino ariyo twita Super Coupe, ariyo wenda twita Simba Day, ariko byibuze babakinnyi warababonye muri ya mikino mito bakagenda bamenyerana, kuko ubwo banagize ngo ubushize muri ya match ya mbere abakinnyi yazanye mu minota y'inyongera. Ku mugoroba ari Uniswan ntiyakandagiye mu kibuga, hari n'abandi twabonye batakandagiye mu kibuga. Uyu munsi yatuza